dutangiye filime yacu hano hari umukobwa mwiza cyane uri kumanuka kuri esikariye, gusa ameze nkaho atameze neza na gatoya. Kumanuka aratsikira itagwa, yasinze yabaye ibyatsi. Katurebe rero akomeza yeza yigira imbere gake gake, ariko gutambuka biramugoye byatari, yasinze yambaye inkweto ndende. Urumva nawe ako kanya hari undi mutipa yese umuturuka inyuma, tutaramenya ninde, tutaramenya n'icyo agamije. Umukobwa ariko nta gatege arimo aragenda yiyandayanda ngo arebe ko yagera hajya. Tipe nawe ko muri inyuma agenda akibaguza acunga impande n'impande. Kuri kintu narebe niba agiye kumugirira nabi ntumbaze. Tipe yakamejeje inyuma y'umukobwa ahita amufata akaboko, ahita amwegereza aramukurura. Umukobwa aramubaza ati ariko se ubundi wowe urinde? Umutipa aramubwira ati ngende inshuti yawe, nje kugufasha ngugeze mu rugo kuko wasinze. Umutipa akomeza amubwira ati tugende ndakugeza mu rugo ntugire ikibazo. Umukobwa ariko nubwo yasinze ariko arumva wapi, umuntu ntago baziranye kabisa. Umujama agenda akibaguza impande n'impande. Uko baraho ko bakagiye bakibaguza, hari taxi voiture nayo yari ivuyeyo ije idrop inzu mu customer, cyangwa se igejeje umukiriya we yaragiye nyine. Kuri kintu narebe baratwereka umushoferi uri aho ngaho bamwita Mariko. Oh sorry, bamwita Pablo. Ni Pablo, yagarutse yitwa Pablo. Umukobwa arangije ageze aha ngaha abwira umutipa ati ariko aha ngaha uri kunjyana ntago ari ku nzu yanjye, urimo uranjyana ahantu natuye, sintuye hano. Umushoferi ubwo yakabyumvise ahita ava mu modoka cyane avuga ati tipe banda kigiye kumugirira nabi, kangiye gufasha. Umujama aramubwira ati oya nkujyanye mu nzu yawe ntugire ikibazo, ni hano, we wasinze ntago wizi, reka ngiye ngutware. Umushoferi araje ahita amusunika ati vana wa muginga we, ati nibiki uri kubaza no mukobwa, atushaka kumugirira nabi. Umutipa ati hoya, ati wapi, ati nende kumufasha, ati ndeko namugeza hagiye nyine yasinze, ati je ntarebe iryanjye. Umujama aramubwira ati vangana n'amagara polisi wa muginga we. Umutipa ati wapi, nta mpamvu yo guhamagara polisi kabisa, nta mpamvu yo guhamagara polisi, je nende gufasha, reka nicireho, reka nigendere. Kitipe gitakiruka gitakigenda. Umushoferi aramukijije. Kuri kintu narebe mutipe Pablo cyangwa se Pablo itareba wa mukobwa aramubwira ati madamu we wasinze cyane, ati sugi ubundi uri kujya hehe? Amubwira aho yaragiye. Umujama ahita amubwira ati reka nze ngufashe makugeza. Ahita amufasha disi n'umutima mwiza, agenda nyine amurandase abashe kuba yamugeza ku taxi voiture nyine, amuhe ka lift cyangwa se amujyane mu rugo aho yaramubwiye umukobwa atuye. Kuri kintu narebe hari abantu bagira umutima mwiza. Gusa turakubwira ngo tukiraho ukande like, subscribe utibagiye kuyikora wallahi, kugira ngo tube ko twatezanye imbere cyangwa se tube ko twavanga tukagera ahandi hantu wallahi. Kuri kintu narebe umukobwa yasinze nta nubwo yiyumva. Umujama aho ngaho agiye kureba mu gikapu cy'umukobwa, se agiye kurebamo iki, agiye kumwibase ntago tuzi, reka turebe. Tipa arareba mu isakame y'umugore cyangwa se isakoshi y'umukobwa, arareba sinzi ibyo yarebyemo. Ahita atangira imodoka ahita yigendera. Umukobwa yahise yanasinzira kare, gacupa kamugezemo. Muri kintu narebe umutipe disi yahise ahitamo kumufasha, avuga ati reka nze mwerekeze mu rugo cyangwa se muri car lift mugeze mu rugo. Burya mu kazi kose niba amafaranga yanabuze si ngombwa ngo ariko ngo amafaranga naboneke buri munsi, ugomba no kugira neza ugatanga car lift nyine, cyangwa se ukaba wafasha n'umuntu ukaba wamugeza no mu rugo. Niba uzi ko uri umushoferi ukabona nyine akazi kabuze cyangwa se kanahari, jya ucishamo ugire n'akantu k'impuhwe nyine utange na car lift ufashe. Erega burya n'Imana ibikeneye gutanga imigisha, si ngombwa ngo imigisha itangire mu mafaranga gusa. Barakwereka wa mutipa aro yamuzanye, bigaragara ko ari wa mukobwa ari hatuye. Ahita afungura umuryango nyine ahita azamuteruye cyangwa se azamutwaye mu maboko, kuko umukobwa yari yasinziriye ataniyumva habe na gatoya, yari yasinziriye yanasinze. Kuri kintu narebe uko azamurandase cyangwa se uko aje amuteruye amugigiye gake gake, umukobwa ahita akanguka mu kuntu, ariko nyine nta gatege nta kabaraga ntako. Umutipa aramubwira ati ngaho rero madamu, nkugejeje aho utuye, we injira mu nzu nyine nakugejeje mu gipangu, sawa? Umukobwa arareba aramubwira ati yego, ati gusura koze. Umutipa umukobwa ahita amubaza ati ariko se ubundi urinde wa mugabo we? Umushoferi aramubwira ati cyangwa se Pablo aramubwira ati madamu we, ati ntugire ikibazo, ati ngende umushoferi cyangwa se ndi umushoferi wa taxi barakuzanye ngo waye car lift bashije kuba nakugeza mu rugo utuye. Gusa umukobwa uko agenda kwinjira mu nzu agatege wapi bada aracyagwa. Umujama ahita azahita yongera aramufata aramuranda, aramubwira ati kangufashe madamu we, kangufashe gatoya. Ahita amufata disi
aramurandatanga mwinjize no mu nzu indani. Ukurikira unarebe akiri aho umukobwa ntagatege ahita yazimye ahita amugwa no mu gituza. Umujama ati karabaye rero, ariko umutipe nabyo kwitekerezo byinshi ahita amukubita ibitugu ahita amutera ibitugu ati wamushenze we nubwo wanyweye zingana iki ndangomba kuguterura kabisa. Ahita amwinjiza mu nzu nyine agende abashe kuba yamukiza yajya mu nzu nyine yamugeza mu nzu yiwe arebe ko nyine inzoga zamushiramo kise yamusiga ari safe, yamusiga ameze neza. Ako kanya umutipe yaramuteruye impaka no mu cyumba, gusa umukobwa ntago yiyumva habe namba. Umukobwa aramubwira turakoze cyane, aturakoze ariko ngomba kukwishyura, ati ngomba kuguhemba kabisa, ati ntago wabona nkwaye gutya ku buntu, atariko ati bundi buretse, ati isakame yanjye iri hehe? Arareba ati sakoshi yanjye iri, isakame yanjye iri hehe? Ndashaka ko kwishyura, isakame yanjye iri hehe? Umutipe ati ati hoya isakame isize mu modoka, ati guma ngo nugira ikibazo ngiye kwikuzanira, ati kandi ntugire wasiwasi kabisa ndajya kwikuzanira kano kanya. Umutipe ako kanya yasisuga umukobwa aho ngaho ahita yirukanka asubire mu modokari ajya kumuzanira isakame cyangwa se isakoshi arebe ko nyine yayimuzanira mu cyumba, kuko umukobwa ntago yiyumvisha nako ntago yiyizi nyine yasinze. Akira aho ngaho yanyweye bya makari byamukataguye mu nda cyangwa se bya rikeri, ahita yirukanka yumvise mu nda hamurya, ahita yirukanka ajya muri bathroom nyine arebe ko hari ukuntu yakifashamo gake gake, gusa yasinze ntago yiyumva nawe ubwe. Bigaragara ko umukobwa ameze nk'umuntu utamenyereye inzoga cyane. Ako kanya Pablo nawe yahise asohoka nyine ku modoka agiye gukuramo ya handbag cyangwa se ya sakoshi y'umukobwa arebe ko yayimushyira nyine, arangiza nyine ahita asoza ubufasha bwiwe nyine ahita yigendera tu. Hari abantu bagira umutima mwiza. Ako kanya umukobwa nawe muri dushe ageze gutya yireba mu kirahure arireba atangira kugenda yivugisha ati hoya ntabwo ari wewe, ati ndabizi ko utasinze, ati wikirebeshwa nk'umuntu wasinze kandi utasinze, ati ibyo uri gukora byose ndabizi ufite ubwonko buzima. Arimo arivugisha, arimo arireba mu kirahure akivugisha. Ako kanya ahita ava mu tuzi kuri tapu cyangwa se kuri sink, ahita nyine amenamo gake gake, amenamo utuzi gake gake, agiye kugwa ahita yimenaho amazi ku myenda ye cyangwa se no mu gituza. Ati mana we ati nditoheje. Komeza yireba gake gake, gusa nyine yimenyeho amazi arihanagura nyine arebe ko byanyirabureshwa nyine tu. Kwa naho ngaho yari yatose, abonye yatose abona nta kundi ahitamo gukuramo umwenda yari yambaye kugira ngo arebe nyine yuko yamererwa neza. Kuri kintu arebe rero, kandi wibuke ko Pablo nawe yasohotse hanze agiye kumuzanira isakoshi. Reka turebe rero umutipe Pablo ageze mu cyumba asanga umukobwa ntawe uhari. Arumirwa, tusagiye he kandi asahigira imbere gatagata hamagara ati madamu we, ati mukobwa turi he? Mwibutse ko ataramenya n'izina rye disi. Umukobwa yavuye muri dushe cyangwa se muri bathroom aza yambaye akaboxa cyangwa se yakuyemo imyenda. Umutipe ati ati dore ikigeragezo rero, dore ikigeragezo, ati gusa mana mfasha ntisingwe mu cyaha. Pablo n'umwana mwiza n'umuntu usenga atangira kuvuga ati mana mfasha ntisingwe mu cyaha. Umukobwa aza yikwega gake gake cyangwa se yikurura, nta gatege afite, aza yegera Pablo arebe nyine ko yamuhereza amuhisha koshi yiwe. Umukobwa aramubwira turakoze cyane reka nze nguhembe. Ageze gutya arebye mu isakoshi nta kantu karimo. Pablo araho arategereje. Umukobwa aramubwira ati hoya, ati Pablo we, ati nari ngiye kuguhemba, ati ariko nta mafaranga mfitemo kabisa, ati nta kintu kirimo, amafaranga ntayo, ati gusa umbabarire nzakwishyura. Ahita yikubita ku gitanda ahita nazima cyangwa se ahita aryama. Pablo arareba aravuga ati se ndabigenza gute? Mana nyagasani. Ayirutsamo ukuntu arareba umukobwa akamwitegereza. Umukobwa yanambaye n'ubusa. Kuri kintu narebe Pablo aravuga ati niba kibiri kumbaho koko. Arangije aravuga ati ariko hoya, ati pfa kuba namugejeje mu cyumba cye cyangwa se mu nzu ye ari safe cyangwa se afite umutekano, ndigendeye. Barakwereka muri iyo nzu cyangwa se muri icyo gipangu Pablo arimo hari umupolisi winjiye. Ninde rero? Kuri kintu narebe Pablo asohotse ageze ku muryango arebye kuri gate arumirwa arikanga. Ati mana wewe yati nazimama nzerekeza yate subira mu cyumba yirukanga. Kumbi yarabonye wa mupolisi yinjiye. Umupolisi nawe ahita yinjira. Uyu mupolisi ninde rero? Kuri kintu narebe turaza kumusobanukirwa. Umutipe nawe nubwo babwinje ashakano yishara habura ahita yinjira muri dushe. Muri cya cyumba cya mukobwa yinjira muri dushe. Ati mana nyagasani we, ati ibibazo ndabyikururiye, ati ibi ni ibibazo nikururiye kabisa, atari ko se kugira neza kuko ubu bigiye gutuma bamfunga.
umutipe wa mupolisi nawe yarinjiye no mu cyumba ako kanya ahita kubitwa n'inkuba, arebye amaso arayakanura ati ye. Pablo nawe arimo arasenga ati Mana mfashe irya none kabisa, ati ibintu by'ubugira neza nzahita mbigabanya. Disi hari igihe ugira neza nawe ugasigara ugira ngo hari ubugira neza bwo buri gutuma ujya uri kuba mu bibazo. Umutipe wa mupolisi narebye ahita asohoka yirukanka cyane. Ninde rero turaza kumumenya, nago turamenya uwo ari we. Ahita asohoka mu cyumba, ahita yirukanka asubira kuri gate hanze. Kuri cyo narebe umupolisi yaje bamwita Mariko cyangwa se Mark. Ageze hanze hari akandi gakobwa kari kamurindiriye, ahita amubwira ati ye madamu we, ati rero ibintu byabaye nabi, ati umugore wanjye nsanze ari mu cyumba, ati umugore wanjye ntawe yagiye ari mu cyumba. Umukobwa atari ko wari wambwiye ko adahari. Umupolisi anamubwira ati mwana atarahari nyine, ati yari yambwiye ko asohokanye agiye gusohokana n'inshuti ziwe, atari ko nyine ati nsanze yaje. Sinzi ukuntu tubigenze gute we. Umukobwa akomeza amubwira ati je ntago mbizi man, ati yari wambwiye ko adahari. Umupolisi ahita amubwira tuzi n'ikindi, ati rero ugomba gushaka ukuntu bigenza, ati tugomba kubisubika, wajya mu rugo wajya ku isoko, ati tugomba guhita tubisubika, ati giye tusubiye mu kazi. Bigaragare ko uyu umupolisi yarazanye kano gakobwa ngo akarire mu nzu, ageze mu nzu asanga umugore we arahari, yarazi ko umugore we adahari. Barakwereka kano gakobwa nta kindi cyakoze gahita gakomeza nyine gahita gacaho. Ukuri cyo narebe byacu nibitinda, amasaha yarajya aricumika arisuma n'umunsi, wa mupolisi ahita amusanga kuri gate, ahita amukora aramukanga ati oh my love. Akakobwa karikanga ati sheri, ati se ati isingeraho nakanya, ati se kubera iki uhisemo kano kanya. Umupolisi ahita amubwira ati bibura n'ibintu batunganye, tugomba kureba ukuntu nyine twajya kubitunganya cyangwa se twajya mu bintu byacu, ati nane gukumbuye. Ukuri cyo narebe ako kanya wa taxi vatiri nawe arebye ati ndareba, ati ndarota cyangwa wapi. Ahita ahagarara n'amafere menshi. Ni ibiki rero? Reka turebe na filime turaza kubihuza, turaza kureba impamvu batwereka mu taxi vatiri bakatwereka umupolisi n'uno mukobwa. Ako kanya umukobwa ahita yigirishwa, ndatangira kwigira babonye nyine babonye ya taxi vatiri wa muntu waruyijemo, atangira kwifatishwa urupapuro amwibarisha nk'umuntu uri kumubaza interview cyangwa se nk'umuntu uri kumukoresha investigation. Ahita atangira amubaza utubazo. Umushoferi rayita azati sheri ati vipi, ati umupolisi ari gukora iki hano? Kumbe no mu taxi vatiri no mu taxi meni ni umugabo n'umukobwa. Umupolisi abonye bikomeye atangiye yivugisha ngo twe turi gukora investigation, ati hari ukuntu hari imfungwa cyangwa se hari abanyururu babashije gutoroka babiri, kandi batubwiye ko babashe kuboneka muri kano gace. Ati niyo mpamvu rero ndimo ndakoresha no mugore wawe ndi kumukoresha investigation cyangwa se iperereza ngo ndebe nyine mubaze neza ko ntawe yaba yarabonye. Ati umutipa ati ho. Umupolisi anamubwira ati ntacyo nawe ugize uramutse ubabonye cyangwa se ukamenya amakuru ugira ubamenyeho kuri bo wahita umbwira. Mujama anamubwira ati ntaribi tuzakubwira afisa, ati ntaribi. Umupolisi amaze kugira umutipa asigara abaza umugore bati ati sheri no mupolisi ko mbona hari ahantu muzi ko mbona ngatari ubwa mbere mubonye. Umukobwa atanya kumaza ati kubera iki se, ati ko mbona ubundi kumumbazaho cyane. Umutipe naguca ku ruhande tamubwira ati kubera yuko mbonye nsanze ari hafi yo kugusoma, nyine nsanze agiye kugusoma. Mujama wanjye amubwira ati gusa nta bintu byinshi nkeneye, ntago nshaka ibintu bya drama, ati ahubwo se karanchi wagatetse, ati wabashe kuba wateka. Umukobwa anamubwira ati oya sheri ntago ndateka, ariko nari ngiye kubyitaho, ati reka twinjire mu nzu ngo tuyinganyirize akantu gashya vuba vuba. Umutipe ahita amubwira ati hoya, ati nakererewe kabisa, ati ntago nabirindira. Umukobwa ahita amubwira ati ko se sheri ibintu byo kurya nibyo bikurakaje koko? Umutipe ati of course bigomba kundakaza, ati kubera yuko n'inshuro ya 5 bikoze, ati mise nigendera nsube no mu kazi. Yo umutipe disi yaraje kurya ibyo kurya bya saa sita, asanga umukobwa atatetse, kandi wabibonye umukobwa ibyo yayigiriyemo, yaratangiye guca inyuma, nyine yaratangiye kuenjoyinga n'umupolisi sorry. Nta kindi cyakurikiyeho bagenzi, wa mutipe yese atangira imodoka ahita yigendera yisubirira mu kazi. Ndebere aje kurya asanga ibyo kurya bitarashya, kandi si ubwa mbere si n'ubwa kabiri. Atubwiye ko bimaze kuba inshuro ya 5 umukobwa nyine atarateka, asagatanga atarateka ya saa sita. Barakwerekana umukobwa mwiza cyane niwe yavuye hano agenda yinyonga, ameze nka gimbo, ari inyonga hasi ariko umutwe ntiwinyeganyeze zikagira ngo ni gimbo. Ako kanya ateza kuri mu taxi vatira ruhagaze aho ngaho kuri Pablo, aramubaza ati wow, ati Pablo we sorry, ati musore, ati umeze nka ari we cyagiye bantwaye mu nzu, sorry cyagiye nasinze. Undi ati yego. Umukobwa ahita amubaza ati ukanjyana nyine ukanyinjira no mu cyumba.
umutipe ahita amubwira ati hoya, ati madamu, ati ndagusezeranya, ati nukuri ndarahira ku Mana ko nta kintu kibi nigeze nkora. Umukobwa ahita amubwira ati hoya, ntabwo nje kugutera ubwoba, ahubwo nje kugushimira ko wabashije kuba wangeza mu nzu nyine. Umutipe ati Yesu we, ati waruneye ubwoba, warumpahamuye. Umukobwa yarangije amubwira ati nukuri warakoze cyane kuba warabashije kuba wantwara ukangeza mu rugo kabisa, ati naranezerewe cyane. Umutipe aramubwira ati ariko se ubundi kubera icyo wari banywa inzoga nyinshi kari akageni? Umukobwa aramubwira ati nari mfite stress cyane. Umutipe ati stress zituma unywa inzoga? Undi ati yego, ati tujye munsi naragiye mfata boyfriend wanjye cyangwa se umugabo wanjye ari kunca inyuma ari kumwe n'undi mukobwa, amukuruye akaboko bagiye mu cyumba cy'ubwiherero cyangwa se bagiye muri rogi, ati nyine ngira umujinya cyane mpita nywa inzoga. Ati anyway, ati ntarajya kure, ati hari akantu nari nkuzaniye, ati fata no mafaranga. Amuhereza ipinda, ati fata no mafaranga kubw'ibintu byinshi bagiye nkoreye. Umutipe ati hoya, ati amafaranga ari menshi ntago nayafata madamu we, ati ntago nayafata. Umukobwa ati urayafata? Ati yafata aya mafaranga yafata. Umugabo ati hoya, amafaranga ari menshi ntago nayafata. Umukobwa abonye ko atayafata avuga tuzi n'ikindi, ati yafate, ati ni deposit cyangwa se na avance yuko ugiye kuntwara ahantu ushaka kuntwara, ati nta kazi ngiye kuguha, ati we yatore. Umukobwa ati okay, umutipe ati okay, sawa ndayatora. Ahita yatora. Umukobwa ahita amubwira ati none se wahita untwara kuri park? Hari park yahise amubwira nyine, hari park yaramubwiye agiye, waramubwira ati wahita untwara? Umujama ati of course neta ngutwara kuko ndi mu kazi. Ahita agenda disi na customer care nyinshi, ahita amufungurira umuryango, ahita amubwira ati mwinjire mabuja, mwinjire banyakubaho. Disi umutipe afite umutima mwiza, afite customer care mu kazi, mbese ibintu byose arabyujuje. Akina aho ngaho agiye kwinjira mu modoka, undi mukobwa wavuyeyo. Ninde rero? Umugore we yahise avayo. Wa mukobwa batweretse yakarashika, ahita azamubwira ati oh my love, urukundo rwanjye, ati sheri, ati wowe hano se, ati ndashaka untwara ukanjyana mu rugo, ati mfata untwara njyane mu rugo. Umutipe aramubwira ati sheri, ati nakagutwaye, ati ariko maze kubona umukiriya kandi ngiye kumutwara. Umukobwa ati umukiriya? Ahita umusohore, ati musohore nyine untware. Umutipe aramubwira ati ariko hoya sheri, ati urabizi ko ibyo ntabikora, ati ntago nasohora umukiriya ngo ugiye kugutwara. Umukobwa ati Yesu we, ati ubwo ni wasora umukiriya ugiye gutwara umugore wawe? Ati reka turebe ko ugiye kwemera ko umugore wawe rero abura imodoka imutwara. Gakomeza kugenda kamwiryaho. Umutipe aramubwira ati mana we, ati ariko sheri, ati reka nje kubaza umukiriya ndebe ko yakwemera ko dushare intebe cyangwa se musangira intebe, ati hanyuma ngutware ngo lift ngugeze mu rugo ngewe nkomeze ntwara umukiriya. Ako kanya wa mutipe ahita abwira umukiriya ati mabuja we, ati mwanyemerera se nka umugore wanjye lift muri no mwanya wanyu ko aje ambwira ko nabashaka kugenda? Umugore ati nta kibazo, ati nta kibazo kabisa wamuzana, ati kubera icyo utamuza, ati we muhe lift mwicarane twicarane nta kibazo. Ako kanya barakwereka wa mukobwa yahise avayo. Umukobwa umwibuke muri twinshi agenda akunda gukina yitwa Stefania, ahita azayicara muri no ntebe, akigera aho ngaho yicaye impande ya wa mugore ahita yikanga, bose bakwitwa n'inkuba barikanga. Aba bantu baziranye he rero? Kuri kiri narebe bigaragare ko hari ukuntu baziranye, kandi baziranye bitandukanye nk'uko twe tubibona. Bose barikanga bagwa mu kantu bafite ubwoba. Umukobwa agira isoni abura uko abigenza, ahita akaba nope y'umuryango, ahita akingura, ahita akubita umuryango, ahita asohoka, ahita abwira umugabo we ati sheri, ati oya, ati wewe mutware ngiye hari ikintu nibagiwe. Umutipe biramutungura, ati ye ikintu yibagiwe, ati nibikira. Biramucanga, biramuyobera. Ageze ngo agiye gukingura umuryango yinjire, abona umukiriya nawe wari uri mu modoka, ahise asohoka, nawe ahise ayivamo, ahise yirukanka, ahagarara imbere y'imodoka arimo ararira. Umukobwa akomeza arira. Pablo biramucanga, ati nibikira. Umugore asohotse mu modoka yiruka, undi nawe asohotse mu modoka arimo ararira, ati sibi nibiki? Arareba. Umugore akomeza kurira. Pablo aramuza ati se madamu we nibiki kuri murarira? Umukobwa arangije aramubwira ati umbabarire kubw'amakuru ngiye kukubwira atari meza. Pablo aramuza ati utankanga? Undi ati ntago ngukanga, ati ndabizi ko ibingiye ngiye kukubwira bigiye kukubabariza umunsi wawe cyangwa se bigiye kukwicira umunsi, ati ariko ni byiza ugomba kubimenya kandi ugomba kubimenya byanyabyo by'ukuri. Umugabo ati ngaho mbwira. Umukobwa ahita amubwira ati uriya mugore wawe aguca inyuma, uturiya mugore wawe kabisa aragucitinga byatara ahubwo. Pablo ati hoya, ati wapi ntago bishoboka, wapi ntago yabikora, ati ntago yabikora kabisa. Atubize utese? Umukobwa ahita amubwira ati uriya mukobwa wawe aragucitinga kabisa,
umugabo akomeza kugenda bihakana. Umukobwa wanjye ati ngaho reka nkubwize ukuri, ati wa munsi untwara cyagiye, wa munsi untwara nasinze nanyweye inzoga, ati nani mvuye gusanga uno mugore wari kunca inyuma n'umugabo wanjye nari maze kubifatira, ati bajyana muri rogi bafatanya akaboko bagiye kuryana muri rogi ahantu bakunda kubikorera. Ati nanjye rero nahise ngira umujinya, ati niyo mpamvu nahise nywa inzoga nyinshi cyagiye wa munsi duhura nasinze, ati nywa inzoga nyinshi kubera yuko yari nari mfashe umugabo wanjye agiye kunca inyuma. Pablo ati hoya ntabwo bishoboka, ati ushatse kumbwira ko umugore wanjye anca inyuma koko? Umukobwa aramubwira ati nanjye ubwanjye ntabwo nabyizeraga ko nanjye byabaho ko umugabo wanjye yanca inyuma, atari ku munsi nabibonye n'amaso yanjye nahise mbyemera. Umukobwa ahita amubwira ati niba udashaka kubyemera rero ko ari byanyabyo, ati ngenze ahantu bakunda kuba barati kandi ndabizi n'ubu ko ariho bagiye, tugende mpaka ugeze, ati hanyuma ubyibonere n'amaso yawe tugende. Ako kanya bitanatinze bahita binjira mu modoka. Pablo ati tugende wanyereka, ati ngomba nanjye kubyibonera nkabona ibimenyetso. Kuri ikintu narebe urebe ukuntu umuntu aba yibereye mu kazi ibintu atanabyiteguye cyangwa se yibereye mu bintu bitanagiza naho bihure n'ibyamubaza umutima, hakahita haza ibimubaza umutima ako kanya. Barakwereka ako kanya feri ya mbere hari hehe, hari kuri ya hoteli cyangwa se kuri ya rogi umukobwa yamubwiye bakunda kuba bapumuzikiyemo, umugore we n'undi mugabo n'umugabo w'uno mukobwa. Ako kanya bahita binjira muri rogi bagenda bazamuka gake gake. Kuri ikintu narebe baje ari babiri baje kuyifatira, sinzi rero niba bari buhabasange, gusa bigaragara ko umukobwa afite amakuru yizewe. Barazamuka stairs gake gake, bagenda bazamuka gake gake. Kuri ikintu narebe ibyacu nibitinde, bagiye kubafata, bagiye kubagwaho. Bageze ahangaha barabanza bagaramo gakeya, hanyuma umukobwa ahita abwira Pablo, aramubwira ati umuntu wamaye amakuru cyangwa se umuntu ukora kuri no ntuza yamaye n'urufunguzo rw'icyumba bagiyemo, tugende duhita dukingura nabyo kwiruka dukomanga. Ati umuntu wamaye no makuru yahisama n'urufunguzo rw'icyumba bagiyemo. Barakwereka ko bikoko bya nyabyo wa mugabo wa mupolisi Mariko yari kumwe na wa mukobwa barimo baragenda bamuca inyuma. Ako kanya wa mugabo akinguye umuryango ahita akubitwa n'inkuba, arabiboneye, arabifatiye, ahita ahamagara umugore bati sheri, ati koko nawe, ati koko nawe wankorera ibi ngibi? Ako kanya umukobwa nawe ahita yindira ati Mariko we, ati seriye se? Barikanga tatototo, baba we Mariko ati sheri, ati ngi atanga ati muhageze mute? Umungu ahita amubaza ati ikibazo cy'amafuti gusa. Umukobwa nta guca ku ruhande ahita amubwira ati yego nyine, ati ibi ngibi uri kubona, ati nta kundi kuntu twabihandoringa, ati ni gutya bimeze gutya. Umutipa ati tubikore gute? Umukobwa ati nta kundi twabihandoringa, ati ngiye naramukunze, ati kandi urabona ko dufashe nyine nta kindi kintu twabikoraho. Umutipa aramubwira ati uwo mugabo afite umugore we. Umukobwa ahita amubwira ati ndabizi nyine ko afite umugore, ati ndabizi ko afite umugore, ati none ko namukunze byari kugenda bite? Umutipa ahita amubwira ati nta kindi tugomba gukora, ako kanya tugomba guhita duhana divorce, ugomba gutuma divorce nta no kwiba nca ku ruhande nawe. Kuri ikintu narebe umukobwa nawe ahita asigara, ahita ahamagara Mariko ati Mariko we, ati nyine ni ibi ngibi bahisemo, ati hanyuma y'ibi byose nyine ubonye ko kunca inyuma ari byo byanyabyo, ati gusa wibuka yuko twasinyanye yuko umuntu uzafatirwa mu makosa cyangwa se arwaye mu kirundi azahitaho mu mutungo wose, nta kintu azongera kubaza ku mutungo. Ati nizere ko byibuka ku masezerano twasinye cyangwa se kuri kontara twasinye. Mariko atangira kumubwira ati ariko ati sheri, ariko twavugana, ati twavugana ariko sheri twabivuganaho. Umukobwa ati wapi ntacyo kuvuganaho nawe, ati ugomba kumenya ibyo twavuze cyangwa se ibyo wasinyiye, ugomba kubimenya yuko umunsi umwe yahemukiye undi azaba abuze imitungo yose. Make yikangamo. Umukobwa akomeza amubwira ati kandi nibyo nta bindi. Make akomeza kugenda amubwira ati ariko sheri, ati ibi n'ibintu njye nawe twavuganaho tukabirangiza, ati twabivuganaho. Umukobwa ati wapi nta kintu njye nawe twavugana, ati nibi ngubi byarangiye kandi ukomeze ibyo wari wibereyemo winjoyinge n'umusheri wawe kandi unanyibagirwe. Ahita anagenda. Umutipa ahita avuga ati imana we, ahita abwira umugore we ati madamu we, aturamukurikira se, erega umugubu niwe yabaye umugore we. Umukobwa aramubwira ati mukurikira mwibikise, ati ibi ngibi nibyo nanjye nari nkeneye, ahubwo nashakaga ibintu nk'ibi ko biba badufate babimenye ukuri, bamenye ko dukundana, nta mpamvu yo kugira ngo tujye twishahisha. Umukobwa ni karashika shaba, ati yego tugomba nyine gukora ibintu ku mugaragaro, ati bagomba kubimenya. Umutipa ati shit, tumwanda kabisa. Kuri ikintu narebe
Stefania ntacyo bimubwiye ntacyo bimubwiye ahubwo banza ari nabyo yishakiraga. Barakereka abagenzi byacu n'ibitinda, amasaha n'iminsi byaragiye biricuma cyangwa se amasaha yaragiye arisunika. Wa mukobwa akomeje nyine ari hanze arimo arareba, arimo arashakisha, sinzi uwo arimo arashakisha. Arebye ku ruhande hari uwo yabonye, agenda atera intambwe gake gake amwegera, agenda gake gake amwegera. Kumbi disi Pablo yaragiye yicara ahantu arimo ararira, agahinda kamwishe, ibyo yabonye n'amaso yiwe ntago yarabyizeye. Umukobwa yaragiye aramwegera gake gake aramubwira ati wihangane, ati gusa umbabarire kuba neretse amaso yawe ibyo atashakaga kubona, ati gusa nanone byari iby'ingenzi kubimenya kuko byatumye upfa kumenya ibyanyabyo by'ukuri. Ati umbabarire cyane kuba nabikweretse kabisa, ati ntago nifuzaga kuba nakubabariza umutima cyangwa se nakwicira umunsi. Kuri kintu narebe amutipa ati hoya nta kibazo, ati nibyo wakoze kabisa. Kukanya umukobwa aramubwira ati rero hari ikintu tugomba gukora, ati hari ikintu njye nawe tugomba gukora. Umutipa ati ngiye ntago numva ikintu twakora kabisa. Arangije amufata ku rutugu aramubwira ati ikintu tugomba gukora njye nawe rero, ati tugomba kudiringa deal. Umutipa se deal nyabaki? Umukobwa aramubwira ati njye nawe tugomba gukora cyane tutikoresheje, tukereka abantu bashatse kutubabaza yuko tugomba kuba turiho atari uko bariho, ati atari ngombwa ko turi mu buzima bwabo. Tugomba gukora kandi tugatera imbere, ati kuko nicyo kintu cyiza cyo kwereka nyine umuntu wakubabaje. Ati kandi njye nawe ndabizi ko tuzabinyuranamo, ati ibi tugomba kubinyuranamo njye nawe, tugakora tugakoresha ingufu tutikoresheje, hanyuma tugatera imbere. Kuri kintu numve Umutipa akomeza arerana ati kabisa ibyo ngibyo nibyo byanyabyo. Ati yego. Umukobwa aramubwira ati ntago dukomeza, tugomba guha umwanya abatubabaje ko bakomeza kutubabaza ubwa kabiri. Ati tugomba gukora umwanya, tugomba gukora tukabima umwanya, tukabereka ko ibyo bakoze nta nicyo binatubwiye, twebwe tugakomeza nyine tutera imbere, tudafasha umwanya wo kujya kwirirwa tubitekerezaho ngo twigunge nk'uko wigunze. Twe tukikorera ibyacu, ibintu byacu bigakomeza bikajya ku murongo bikamererwa neza, aho kugira ngo nyine aho kugira ngo twice n'agahinda nyine dukomeze twice n'igihirahiro, kuko nyine abatubabaje bizabashimisha nibabona twishe n'igihirahiro. Ariko mu gihe bazabona twateye imbere cyangwa se twebwe turi mu kazi kose nta kintu bitubwiye, bizaba nyine bazabona ko nta kintu kiza bakoze, nyine bizabarya niyo revenge ya danje. Ati turabyumvikanyeho, undi ati yego turabyumvikanyeho. Ati tugomba kubitangira rero mu cyumweru gitaha, tugomba gurange nawe, tugomba gukora tutikoreshe kandi tugakora turi nk'abunganizi. Barakwereka abagenzi nta kindi cyakurikiyeho, bahise bibera inshuti, bahita bafata umwanzuro ko bagiye gukora batikoreshe, bakibera nyine inshuti nyine abunganizi, kugira ngo bashe kuba bakica nyine kuba bababaje. Ndagira ngo hano uhigiremo n'ikintu kimwe, umuntu naguhemukira nawe ntuzahite uhitamo kujya kumuhemukira, ahubwo icyo ugomba kumuhemukira byanyabyo ugomba kuzakora, ugakoresha ingufu ku buryo wa muntu waguhemukiye azabona nyine ko nta kintu yakoze kabisa, azajya kureba uri gukomeza gutera imbere. Ariko na umunsi yaguhemukiye akabona uri kugenda usubira inyuma, bizamushimisha kurutaho, kuko n'ubundi nta kintu kiza azaba kwifurije. Mu gihe azabona uri gusubira inyuma azaba birimo biramushimisha. Kuri kintu narebe rero wa mutipa ro yaje arakomanga kwa wa mukobwa muri rwa wa mukobwa ahita azaza gukingura yumvise ukomanze. Ako kanya ageze kuri gate akinguye arebye ati Pablo. Umutipa ati yego ni ngiye uje ndahageze, ati ndaje twavuganye ko tugomba gora muri kino cyumweru. Umukobwa ati ntago narimbize, ntago nenzi ko wakagombye kuba waza. Umutipa ati gute ntaza, ati ngomba kuza. Umukobwa ati okay, ati wakwinjira se, ati karibu mwinjire mu nzu. Bahita binjira muhaye ka karibu. Kuri cyo narebe bagiye kwinjira nyine bagende baganiramo gake gake, wibuka ko intego bihaye ari yo gukora cyangwa se kunganirana bagatera imbere. Bagenda baganiramo gake gake, begera nyine imbere mu dutebe ngo bicare barebe ko baganiramo ukuntu nyine ibintu. Kukanya abagenzi bahita bicara mu ntebe batangira kuganira gake gake amakuru y'iminsi. Ndatamaka umukobwa ati amakuru ni meza, ngiye meze neza nta kibazo. Ati naho we, ati mu kazi biragenda. Umutipa ati ati nanjye meze neza ndakomeye nta kibazo. Ati yego nanjye meze neza ndakomeye, ati gusa nyine nuko taxi nyine wa mukobwa yitoye, nyine wa mukobwa yahise ayigumana. Umukobwa aramubaza ati ho, ati none ubu ngubu uri gushaka akazi nta kazi afite? Umutipa ati yego tubu nta kazi mfite muri iyi minsi, ndimo ndashakisha akazi nyine nta taxi ndi mfite. Ati ya taxi yari itwaye, ati gusa nyine ibintu bizagenda neza. Umukobwa ahita amubwira ati se, ati wabyumva gute baye umushoferi wanjye? Ati ugahita untwara. Umutipa aramubwira ati ufite imodoka se?
umukobwa ahita amuga ati yego ndayifite uretse ko nazi gutwara ngiye ntinya kwikanga. Umutipe ati nzakwigisha. Umukobwa ahita amubwira ati ubuse wabasha kwishyira muri risk yo kunyigisha. Umujama ati yego ngiye nkunda bya risk ahubwo nkunda kuriskinga. Ati na riskinga ndi kukwigisha. Bidatinze wese bagenda ajya kumwigisha imodoka ako kanya. Bari mu modoka aravuga ati relax shyiramo vitensi gake gake ati imodoka no automatique ntago igoye ugomba guhita uyimenya. Ako kanya gake gake umukobwa atangira kugenda gake gake nyine atwara imodoka. Ariko ko atwara imodoka akanagira umuriro mwinshi. Umutipa atangira kuba ati hoya gake gake bitwere gake. Umukobwa wakugenda akandagira umuriro gake ahubwo ahita akandagira cyane arirukanga. Bigaragara ko umukobwa yarazi gutwara imodoka ahubwo yarimo aragenda aramupima yarimo arabeshyura umutipe. Kuri kiri narebe ibyacu bidatinze bakira aho ngaho. Mujama yararebye aramubwira ati ati wantunguye kabisa turantunguye. Aramubwira ati ati ewana ati ntago nari nsanzwe mbizi neza ko ufite ku maso heza nk'uko nguko kabisa. Atufite amaso meza kabisa atufite amaso meza. Umukobwa atangira guseka ati urakoze cyane tutangiye kumbwira ibintu nk'ibyo utangiye kunyitereteshwa. Umukobwa ati nawe uri mwiza. Umutipe nawe aramubwira ati oya ntanjye ntago ndi mwiza cyane ati nyine ni mwiza ku mutima wenda ariko ku isura wapi. Umukobwa aramubwira ati ni byiza nyine kuri mwiza ku mutima ku isura byo nubwo nabwo uri mwiza ariko ntago biba ari by'ingenzi cyane. Burya ni byiza umuntu ari bwiza ku mutima apana ku isura. Tangiye kugenda baganira nabo gake gake umukobwa agiye gufatira agasomyo. Umuhungu akomeza aza gake gake ako kanya wari ukanda kuri beri yarakomanze kuri sone y'umuryango barikanga. Ndebere barabavangesha kandi byari bigeze aho biryoshye. Bahita basohoka ako kanya bose bagendera rimwe bagiye kureba ukomanze. Umukobwa agikingura arebye abona ni wa mugabo we Mariko aje azanye na wa mukobwa yakarashika ahita amuhereza amadokumenti atakira ati ni convocation yawe yo mu rukiko. Umukobwa araseka ati convocation ati yego atugomba kwita mu rukiko cyangwa se ukampa inzu tukagabanamo kimwe cya kabiri 50-50. Umukobwa aramubwira ati shawe warasaza ateko utangiye kunera ubwo ati wibagiye ko ibyo wasinye aruko umwe naye mu kirundi nta kintu azagaruka kubaza. Agakobwa gatangira kuvuga ati nyamara ushatse wabyizere mbere yuko baguta hanze. Ati ushaka wakemera mukagabana ku neza mbere yuko baguta hanze. Umutipe nawe asohoka yo Pablo itazafata icyuki amufata ku rutugu ahita azabubwira ati nimukomeza kumukurikirana ati kugerekeranya imitungo nanjye nzagukurikirana ati kandi urabizi ko nina nakurekeye imitungo narabiretse ati nta numukurikirana nanjye nzamukurikirana. Umutipe arangije ahita amureba aramubwira ati ariko se sha ati bigaragara ko utarabona umuntu guse unsimbura umeze nkanjye kabisa bigitangaza nkanjye. Umukobwa ahita amubwira ati wapi ati umutipe ahubwo arakurenze inshuro igihumbi kuri wowe ati umutipe ahubwo arakurenze nanana mwahurira ati ahubwo ufata bino bipapuro ati ubu turi kumwe sindi ngiye nyine niba ushaka kujya kurega genda urege ataka kanya itutsokera no mu nzu nagenda ati mumvira na mwanzerereze mwe mumvire mu nzu mumvire ku nzu mugende. Barakwereka ko kanya ahise bafukuza inzerereze cyangwa se birukana inzerereze. Kanya umutipe yese amuhindukira amubwira ati nugire ikibazo turi kumwe turi babiri ati nawe wagukanga turi kumwe. Bigaragara ko disaga filime ariko kagari kugana no ku musozo ya Peace Media alongside Keza Kimana from Burundi. Mukomeze mute supporting mukanda subscribe like ndetse na share turabakunda cyane. Ciao ciao.